mwireka tubare ko yakora ariko si na musaza we birashoboka. Okay, umva mubwire habindi akumva genda gake kora akazi kawe kakuzanye ugomba gukora bose nabibone nawe iby'umugore wanjye ubyihorere. Igipangu hari undi wakubonye? Hari undi muntu wambaye ubu mu gipangu uragera ahangaha cyangwa utuzi cyangwa wowe wabibwiye nyirane? Oya, nta muntu nabibwiye, ngenda ceka ko wenda genda se nta handi se mwajyanye na Dongo baba barababonye. Nta handi hantu twigeze tujya. Dewo va ahangaha nimusanga hari mwari mutuye nyine, urumva nta wundi muntu uzi ibyacu uretse wowe. Yani niyo mpamvu ndi kukwinginga ngo ntihazagire umuntu n'uyu n'umwe uzagira icyo bwira. Niba ari cyo cy'amafaranga uzagira aho kugira ujye kubivuga ushaka wenda ngo bagire utuntu baguha, wowe uzaza unyegere utsa amafaranga nzayaguha ariko ntuzagire umuntu n'umwe ubibwira, sibyo? Nzaceceka nta muntu n'umwe nzabibwira. Ese telefone ra Sechiwi way aragiye gukira ikibazo rikamfunge wajureka mbese simwe mu biteye nanjye cyese ntabwo ndi umuntu umugize kuri sibyo ariko ntabwo sukinga nanjye kureba umwana ko ashobora kwinjira umuntu tudahari. ndebera telefone yanjye ndayibagiwe. Iri he? Kirebe nyine mu cyumba. Sawa. Ndaje mkanya. Sawa. Dewo gapfa uri hehe? Uzamurisha uri hehe? Ibintu bya Dewo wabayuretse. Kwese kuki nk'uyu nk'ibintu bya Dewo turakara. Bitubabara. Kandi sinzi impamvu binakubabaza. Sinzi impamvu bitunarakara. Kandi ari ibintu byumvikana pe binoroshye. Ko wafata Dewo akakungiriza bigutwaye iki? Ese ubundi kuki utabimbwiye mbere? None se ujya kuzana uriya muntu wamaje kungisha inama? Ko nagiye kubona akabona uramuzanye gusa. Ariko mubona hari ikibazo batwaye kuba arimo hariya. Arabangamye se? Ese kuki Dewo wumva ko tutamuha undi mwanya wundi? Ariko kuki wazana undi muntu wo hanze akaza akatuyoborera ibintu hari umuntu w'imbere ya ubizi neza uri muri twebwe? Yabikoze hehe? Yakoze bihehe? Ariko ibyo usubira gukora Dewo atakora ni ibihe? Ariko tandukana. Ahubwo none niba nabizi kuki utamubwira akaza akamwerekera akamwigisha? Sibyo? Narakubwiye ngo muri company ntabwo twigisha. Turakora. Ariko rero ubwenge burarahurwa. Nura ntabwo yabivukanye burya. Ariko afite experience. Experience se kuyigira bisaba iki? None se Dewo azayigira ikuye hehe? None se hano ntashaka kuyigirira. Nose abatumye uri ayigira bona. Ahubwo nagende amwigireho. Mu gihe hari ababikora amwigireho ibyo akora amube hafi amusobanuze mu gihe cyose arabahari. Ariko twe gufata umuntu tutazi ibijye n'ibyo akora ntaho yigeze abikora tumubwiye ngo noneho ukora ibi bintu. Ahubwo we nagenda amwigireho amufata umwanya mwicara ruhande amusobanuze mubwire bigenda gute ibyo tumuri hafi urumva ari cyo cyamunanira. None se urumva azamwigisha gute ari we uri ufite titre iri hejuru yiwe? Sibyo byiza ahubwo ni nabwo yanamwigisha agafata. Hoye ahubwo uri ari munsi ya Dewo yavuga ati ndikwigisha yego niko yamwigisha neza nta kibazo. Ariko rero nawe ibyo bintu bya ntago ari sawa.
sinzi impamvu bigira ikibazo pe sinzi kumva ko ari ngombwa ko Deo agomba kunyigiriza ntacyo bitwaye byose nta nicyo bitwaye. Ibyo ndagije kumva ko ntacyo bigutwaye. Ariko ziriya nshingano ntabwo zishobora. Ndabikubwiye ntabwo zishobora. None se nakora tukabona zishoboye urasezeranya ko uzamurika kungiriza? Kunyingiriza no gushobora inshingano yahawe ni ibintu bibiri bitandukanye. None se ushingira ku cyo ko atabishobora? Nicyo ushingira ubwabyo naho ubwawe urabizi. Naho ubwawe urabizi. Ariko ndabizi kuba mbizi ariko nta muntu utamenya. Ese kuki utanyongeriza? None shaka Deo kuki utabikora? Ko okay. How yatsubiza? Okay, nanjye bishaka nabikora. Nabikora. None kuki atawe wisabira so gasubira Deo? Nuko wenda mba numva ko ari umugabo. Wenda ari byo byiza cyane, wenda ari nkaza mpukurikira numva nta kibazo. Abaye umugabo nyine uko wenda arabashobora nko kukenera kandi bazi nyine bakeneye umugabo wowe udahari we akaba yajyayo. Niyo mpamvu rero uri hari nawe ni umugabo. Akora Deo ni umugabo. Reka rero mbwire umugore we. Nongere mbikubwire kandi ngusubiriramo. Umbabarire cyane tutazongera gupfa ikibazo cya Deo. Deo ntituzongera kumupfa. Ibyo wansabye byose kuri we narabyemeye kandi ngira ngo narabikubwiye inshuro nyinshi. Ariko kuri inshuro icyo uvuga ntabwo gishoboka. Kuki kidashoboka? Ntabwo gishoboka. Iyo niyo mpamvu nshaka kumenya kuki kidashoboka, kuki Deo atakungiriza musaza wanjye, kuki atakungiriza. Icyo ntigishobora kuzigera kinashoboka n'undi munsi ubyibagirwa. Okay. Ubyibagirwa. Rero reka nkubwize uriya muntu waze sinzi wamukuye, sinzi bye. Ntabwo ibintu turi byumvikaneho neza rwose oya. Bikize ariko ubundi buri gihe cyose ukunda kumukundesha umutwe. Kuki utashaka ko ari ikintu dupfa? Hari ikintu dupfa uretse kiriya cyonyine ndi gusaba basi nari nzongera gusaba ariko nkwere kiriya cyonyine gusa sibyo ibyo byose. Ibyo nzakoresha kugira ngo mbishinga ko mbona nzi kuva ku izima. Deo nawe ntashaka kunyuma arumva ko ntacyo ndabikora iki kuko Deo ntari kunyumva ariko kumva ko mbifitemo uruhare. Umugabo nawe ndabona yanze kuva ku izima ubu ndakora iki? Seko mbona ibyacu biri kudupfana kuko Ngize basanga ntacyo yakabisomyeho bene ibyo hindura bihindureho aciro. Ntabyo ushaka nabyo. Umva uretse nkubwire ngiye gufata igitanda cyanjye mfata ibintu byanjye nsubire muri ghetto kuko umva nta n'ikintu mariye. Urabona byamara iki? Deo waragiye wowe n'umugabo wawe murapanga urumva? Urabona ibi byamara iki? Ufite ugira umujinya bigeze ahangaha. Uhisemo kubica amaso yanjye gutya ndeba. Byamara iki? Byamara iki se n'icyo kibazo gihari? Ariko Deo urabona ngiye nicaye hamwe. Urabona ngambanira. Ariko nuko kuri muratekereza. Urumva kujya kugambana nzi ndabona ndimo kwishirishamo. Deo naho ngaho ugeze kunekereza gutyo. Urumva ikintu kiri kumbabaza ni ntako ntari kugira umugabo wanjye mu rugo nta mahoro ahari turugushwana hejuru yawe none ndeba ibintu no kuranyitura. Deo uragira nkora iki? Niyice uragira nkora iki? Uragira nkora iki? Urabona nta kintu wakora. Ikiri kumbabaza nuko ibyo ndi gukora utari kubibona. Nuri gutuza ngo tubijyane mu gakeya twumvikane nka duhuje umugambo umwe urumva ahubwo gushaka kuntiyana ukumva ko nacyo mwana we. Ubu wambwira ko mfitire ijambo hano. Mfitire ijambo muri company.
nese de nkora iki ngaho mbwira umugabo narayimubwiye ntako ntagize uragira muri cyo ngubu noneho ngende nkindura umutwe yo ku ngufu umugabo wa murumvikana turumvikana ejo bundi nagenda ndayimubwiye nsanga mubi umva narayimubwiye ndanarira ndamubwiye ati mbabarira ndashaka ko ndari kungiriza arambye ati kubera iki arantuka mbwira ibintu byinshi cyane urumva ndamita soka nta n'umwanzuro dufashe none ndira n'umundaje uzi byarantwaye igihe kingana iki nandika ibi bintu nanditse ibi bintu natekereje igihe kirekire nandika ibi bintu urumva njyana nasinziriye ngira kugira ngo company tuyijyane urumva turashaka ndira njye nateye imbaraga nyinshi kuri ibi bintu ibi bintu nagize naho ntanga amafaranga ngiye kubyandikisha urabizi ntabwo nize sibyo urangije ibintu byose ubitesheje agaciro uragiye uraryamye urasinziriye bagenda bafata umwanzuro wo kuzana undi muntu ngewe ndi hano twiyoroshye ibintu tubyumvikaneho dufata umwanzuro hagati yanjye nawe nurakara nanjye nkarakara ntacyo turi bugereho sibyo dutuze twumvikane nyine twajwemo sibyo turebe icyo dukwiriye gukora naho nurakara ku cyose nanjye nkarakara ukivuwe urumva turi bugere kuki ngiye kugusaba ikintu kimwe cyonyine mbabarira uve hano umeze bite? umeze neza. Umeze neza? Umeze neza. Wowe? Umeze bite se ko muri telefone? Hari ikintu nshaka kubaza kandi ndagira ngo ntumbeshye sibyo? Ndakumva. Ujya ubona hari ikibazo cyanjye cyangwa se hari amahane ngira ubundi umbona ute? Ubona ute? Kuki uri kumbaza gutyo? Mubona nk'abandi bose bisanzwe nk'umukozi dukora. Ariko ubona ndi umuntu mwiza witonda cyane kabisa cyane umuntu mwiza ubwaye. Urakoze cyane urakoze cyane none se kuki uri kumbabaza? Jewe njye kubona bwa mbere nabonye uri umwana witonda mbona uri umwana mwiza amprisi umukobwa wiyubashye pe ariko muri no minsi hari ikintu urimo urakora kirimo kirambabaza pe sinzi impamvu. Ikintu ni igiki se? Ikintu ni igiki? Niba wasanga hari umuntu waduteranyije. Chanel urabona rinde waduteranye? Ndabizi se kugeza ubu sinzi ikintu ushaka kuvuga. Nasi ugiye ukeka ko ari umuntu wajya guza naguca ukaza ukansuza uraje urandeba bite wabwiye tukiye kibazo. Ubundi se icyakuzanye hano si ugukora akazi hari ikindi? None cyane ugukora nakora nabi none se uya niyo wagakora nabi njye ibyo ntabwo bindeba. Hari uwo bishinzwe kureba abakozi raporo ibyo njye ntabwo bindeba. Urumva hari impamvu ndi kubivuga Chanel hari ikintu umaze iminsi ukora kitarimo kiranshimisha. Cyane niki ndakazi nyererewe se mezite nakubwiye ibyo byo kuza ukererewe byo kudatanga raporo by'iki njye ntabwo bindeba hari umuntu bireba nganoneho ariko njyewe noneho icyo wakoze njye kirandeba. Ngambwira ni igiki kwanza cyo kintu ushaka kumenya ni igiki? Sho akintu nzigiye kugeza ubundi amagambo ugenda ubunza hano muri company ugenda ubunza kwamaki amagambo ugenda umvuga njye n'umugore wa boss ibyo bikura bikorera njye shadera amagambo uzi n'abantu ngendana nabo iki kintu cyo batanziho menya ibyanjye nza mu kazi kanjye nkakora amaco gatatu ndakuvuze njye narakuvuze cyane navuze okay sasa maya magambo ndavuze ngo
amagambo ugenda uvuga ngo njye n'umugore wa boss ngo hari ibyo dukora, ibyo bikora he? Ibyo uvugisha ukuri, ibyo bintu ntubivuga. wowe n'umugore wa boss njye shade yari kumvuga nabwiye ndi ushaka kuzana umuntu abwiye ushaka kuzana umuntu abwiye basi kabinshitse kuko wowe hari ukuntu abantu duteye nitujye mu bintu byinshi. Njye sinkunda njye ubundi wanze kuvugwa yaheze mu nda hehe, ariko njye iyo mvuze urumva bwa mbere ndakureka kugira mbikubaze ubivuze inshuro nyinshi byarakurenze. byabirande ibintu bigenda uvuga ubona koko reba ukuntu umeze umukobwa mwiza nkawe ukagenda uvuga amagambo. Sasa rero sibyo katwumvikana amagambo mudakuvuga n'umugore wa boss, ibyo mukora nimwe mubizi naho mubikorera simazi. Sasa kugira ngo mubivuge ubwawe nabyaye byarandenze kwanza biranabariye nimba mwaje kundana mwaje mu kazi ubwo nabivuze bingeza ihangane kwa narabivuze wenda nawe ntanabyumva bazumve ko mu kazi babyandenze. Ubwo hari ikintu umenye, ubwo icyo menye nuko utazanwe n'akazi hano ahubwo wazanye n'akazi, ariko hari ukuntu mwamwisha akazi ye nabibona numva ugasanga bivuze bite. Noneho umva amafaranga yawe wihangane rwose uyu munsi ugende n'amaguru nta mafaranga mfite sibyo nzayaguha ejo nibwo nzayabona. Mbabaza n'umusubizo ari amafaranga yampaye y'itike nagomba kugira nagomba kuyamusubiza uyu munsi none ntayo mfite wihangane sibyo. Turabivugana turaza kubivugana nta kibazo. sha umva nkubwire mwana ubwuzi nagiye gukora. Urabona wa muhungu Deo wabaga mu gipangu cyacu niwe watwaraga moto. Uzi ko ahantu nagiye gukora nasanze ari inshuti na mabuja shawe, kandi wabizi ko mbere bajyaga baza aho ngaho. Yajyaga akunda kuhaza bagakora ibyabo barangiza. None natangajwe no gusanga Deo ariho akora urumva, kandi n'ubundi ntibabiretse noneho birakaze kurushaho. Ngo babeshye boss nyine ngo Deo ngo ni musaza wuriya mugore, kandi barabeshya nta hantu namba bihuriye rwose. Sha byahatari ngiye buriya narumiwe. Umva ni inkozi z'amabisha ugeze no mu kazi ibintu baba barimo ngiye naranumiwe rwose. Nuko nyine nibyo babamo baba bakururana. Yewe ikanze Sechiwi, Sechiwi way.